umva we shateho munana Yaramfure warumamagaye. Ego. Hari ibintu nashakaga yuko twaganiraho. Ngira ngo urabona ko umaze kwiga. Kandi nagutanze amafaranga menshi cyane, sibyo? Njya mbibona ko uri agasore kumvira, sibyo? Kandi uzakomeze wumvire nyine kuko nyambikora nka mukuru wawe. Sibyo? Buriya kubona wishyura umwana imyaka 12 yose agasoza kwiga aba ari urugamba rutoroshye. Kamanzi nyane. Manze ntihagarike. Urumva? Yego nta kibazo. Ibyo nibyo mande kubwira nyine ahubwo ni nyayeho sha. Ako nari. Ego, nibyo nande kubwira. Ushaka yuko watangira ukareba uburyo ushaka akazi, sibyo? Yego. Kandi ukajya wirinda biriya bintu by'ibiyoga, ibitabi ndetse no kujya mu bakobwa cyane. Urabizi na neza ku ishuri bagiye babitubuze ntabwo rero iki gihe aricyo nabikoramo. Yego nibyo byiza. Ko buriya ku ishuri banabigisha umuco cyane. Njya mbibona umuco unyereka kabisa. Kandi ujye ukomereza aho ngaho, sibyo? Hari ahantu hari ababyeyi bazi kurera cyane pe. Gusa nyine akantu ukwiriye guhindura mu myitwarire yawe. Yego. Ibintu by'imisatsi cyane ntabwo aba ari myiza buriya. Kandi ejo bundi ahubwo nariyogoshesheje. Nyine ukwiriye kureba uburyo umusatsi ugabanya ukajya ushyiraho agasatsi gakeya kuko nibyo aba ari byiza. Ngaho nkiri ku ishuri nta kibazo nzabikora. Ngaho genda nansigaye mbe ngira aya mateke hanyuma nkora ano mateke. Urabeho ndagiye usize nacyo ngendana none nsigaye kuri randevu ari mfite amabebi menshi. Ni kuko uhagaze se? Hakuyi ntabwo ari ibintu byanjye. Mujye munyumvira none iki cyane. Umva we peti yangu. Ibyo bintu utangiye kwizanishwa ujye ubigabanya. Ese nabigabanya gute kandi uri kunzara mu mirima kandi uziko ntakuze? Imirima se urya iki? Mana we. Yego birumvikana ngira bivuye mu murima ariko urabizi nge ntabwo nzi gukora mu murima. Ngo nta uziko nkuburiye formule ngo nturye amafaranga nakwishyura ishuri yavuye he? Yego ndabizi waranyishyuriye yavuye hano mu murima ariko nangiye kujyanya shate ureke ngume na prayinga kari akazi ndeye nimba nkabona. Umva rero manze nkubwire nushaka utangira wiga kujya uhinga kuko nubwo usoje kwiga tuzi neza hano uzakora akazi. Hari mwana wanyu ufite suri uri mu kazi ngo niwe uzakaguhereza. Ariko ndi kwa prayinga kandi nzi neza ko nzabona akazi. Urambabaje ni ukuri muri umuna wanjye. Ubundi urusatsi nirwo rujya rukoshye. Dore ngo kishaka no guseka. Wanda vuga ugashaka kuzunshinyikira. Ntabwo ari ukuguseka ariko. Urabizi ibiryo bizajya bivamo hano ntabyo uzongera kubonaho mu gihe utabasha kubabagarira ibintu uri buryo. Ariko ntabwo nabishobora rero amaboko uburyo amaze kubona icyo kibazo. Amaze kubuta ngiye ko yabibaye sinakwishyura amashuri ntusoje kwiga. Kandi yaraturaguritse ari cyo kibazo. Sha uzi ko watuma ndira. Ubizwa n'iki sibyo nkubwira ntibyumvikana ubu ngubu. Ubwo bivuze yuko amafaranga yose nakwishyuriye ishuri yose yapfaga ubusa. Ntabwo yapfaga ubusa ariko kandi ahantu yavaga ni mu mabyi. Nanjye nakubwiye ko amafaranga nzayakwishyura nimara kwa prayinga kari akazi ni kwa prayinga nimara ukabona nzakwishyura. Ariko ureke kunjyana mu bintu byo mu murima. Noneho nakwishyura ishuri kugira ngo uzanyishyure. None se ubundi ko mbona data yakuraze guhinga nawe urashaka kubindaga basi. Ndi umwana wawe se ko ndi murumuna wawe. Sha uryenje ndagiye ngiye mu rugo bitewe n'umushinyo unteye ariko nutagabanya ubwo bugoryi ufite mu mutwe wawe uzabona iyi si ntabwo uzanayivamo. Shara petit frère nkubwiza ukuri si ya none bisaba gukora cyane. Kora nko mu mufuko ugakora
reba nka nuza nka Karori reba imodoka afite uzi uriya twaraganiye ambwira igihe ahereye akora twara ifumbire akora ibiki mwaraganiriye uvuge ko mwaniganye ahubwo ngiye mba nibaza ko mwiganye yego nyine amafaranga yo ushobora kuba yafite make pese make urayafite rwose ugiye kunjurira kejo bundi nagusabye 5,000 urambwira ati petit frère 5,000 ntago nayibona ndibaza ese ubwo nimba uri kunyima 5,000 niko 5,000 nimba uri kubinyima cyagusaba 20 yanze buriya petit frère nawe nugakaze ubu ngubu mvuze Karori uhise kuzana 5,000 nabwo ntago nyine muzanye mvuze 5,000 wenda kugira ngo ukomeretse nawe aya buriya ubwira uba navunika cyangwa uvunika ntabwira uwumva nawe ni petit frère ikintu cyo gihari kandi brage zawe ubwira we nyine reka nkubwire rega umenye ko ni we mama ni we papa nize nateta kurindi ya mpamvu nyine ahubwo ikibazo gihari ni kimwe grand frère nkejo ngo nagusabye taranti urambwira ati ndabanyaguhereza ubwo manibaza cyangwa uyashira muri ba bakobwa shasha muri ba bakobwa bagisha ukuri aya kirakiremwa cyo kabisa cyo ahubwo no kucyitwaraho neza ariko ikiba gihari baze ko na Samson byarangiye reka da ikarigurira nakubwiye nimba hari nakantu utazi we ukuntu ugaragara no kuntu umeze sinkubeshye pe n'umwana wa president yakukunda mwese cyambere cyurishe uretse rekera nyine nka nimero yamaze gushyira agafanga wari uraharigo ugize impamvu rero petit frère nka nimero zawe gabanya amagambo bwira vuba hano ngiye nariye kabisa ntigumusiga nkurura ni wowe cyo nuko agashati wambaye wagira ntakabashinwa oya ariko n'ubundi njye nahoze ndi umushinwa uzi ikintu cyabaye hose buriya kugira ngo mvukane nawe buriya aya usubwo natuma famille ibindi bindira ikibazo se ariko ubundi njye nari umushinwa buriya mbere ahubwo ko nagoye muri vidange nkayoga mukyo nkazi nyine nabaye rukara none wanze koga nini washara nawe urasite naho hari nakandi kaho navumbuye nimero sindazi Rwanda zigoma kandi kaho navumbuye kari by'umuryango buriya abantu bose baba baritukuje grand frère none inkuru nziza rero ka kazi ndakubonye wende ukubwira hamwe wambwe wari urimo applying gase yego ndakabonye baranyemere kwa mbere nzatangira akazi ya mafaranga yawe ngahita nyakwishyura nakubwiye utazongera kunjyana mu murima guhera ku wa mbere ahako nk'ibyo bintu uri kuzivuga ibyo ngibyo bari ibiki none umushahara wa mbere nzahembwa nzagusubiza amafaranga yawe wese wanyishyuriye none miliyoni zigeze muri 5 kwishyuriye se bazaziguhemba umushahara umwe bizagenda bazahita bampa inguzanyo urumva iyo nguzanyo bazampa niho nzaza nkakwishyura ngiye ngasigara nkora mbishyura ubwo ngiye nzahembwa undi mushahara utaha ahako nk'ibyo bintu buvuga by'inguzanyo uze ibyo ari byo nose mbikubwiye atari uko nabanje nabyo kubigerageza mvura maze nkubwire n'ikindi kintu utaruzi yego ejo bundi hari umurima Kalisa yaduhaye yawuduhaye utema ibishyimbo tubwira yuko ari wo murima nyine tugomba narwo kuzadusaruramo urumva kari akabutike dufite ari hepfo ntabwo ariko kaguma kudutunga mw'ibi ngibi kuko ngira ngo urabizi yuko nsanzwe nkora ibintu byo guhinga kuko naratishaga imirima none tugize Imana baduhaye umurima tuzaduhingamo ku busa ubwo rero bivuze ko ejo bundi tugomba kuzawujyanamo njye nawe njye ntabwo najya mu murima ntabwo byakora umva nkubwire kandi nzaba natangiye akazi aricyo kibazo kandi ukadutuma mvuga nabi uranyumva neza funga n'icyo kimashini ubundi iyo ndi kuvugana nawe guta ujya mu bindi bintu ako ni agashyuho mfite kubera ko mfite mashini yanjye wiguriye se cyangwa utugute se ubwo niba baritukuje reba nko mu kiganza cyawe sibyo ngaho hindura ese ubwo utitukuje ni kandi ntabwo ukaza sigaye uvumbura petit frère 079 ndabanyaguha ariko 079 ndika nibyo umuryango wanjye ndabanyaguha ubwo nyine wibuke ntago ari kenze gusa nshaka nako turanye ntago ari nshaka gusa uraza kureba no kundi bigenza hari iminsi ujya umara uri mu kazi warayeyo ntara hano wenyine nta n'agafanta se urumva biragoye ndayikora agastoke kuba wakuje sinagushinja ndayikora ntugire ikibazo ngaho mbwira ibyo bya Samusoni se n'umugore ngo na sheri wawe da aya nibyo nakubwiraga bijyanye n'abakobwa buriya uzi ko na Samusoni nawe byarangiye yari umusore w'ibigango ewana akubita abantu batayaga kushanyagura
kuki ukunda kureba filime we? Oya njye Samusoni wakubise iyo batayoni wa undi nyine umugore harya ngo yari Derire. Ibaze ko Samusoni uri kuvuga. niwe Samusoni uri kuvuga nyine uzi kugira ngo wowe nawe kubera kwisanzura cyane uragira ugakata. Akaba ari abana baje kukurumva akavuga bari gutera. uyu musabano ugira ngo abana ni umugisha bibareka. Abana ni umugisha muri mu muryango buri hari harasigaye ibiryo ntaga ntari bimukanye se. baramaneza umukozi ntari se. Agora petit frère. Akantu maze iminsi ushaka kukubwira hari aka business nshaka kudushinga. Nigeze kumva inspiration ya His Excellency. Buriya dufite perezida buriya ntugire. Uriya Dufite perezida reka nkubwire Blanfrey. wajyana Imana yamutuzaniye. Uriya salama. Hari ubundi bujene hari akajene bita Tofili nako gakunda kuza hano kajya kambwira ko Blanfrey wako ngo yirirwa mu mirima to imizigo Nibyo nakubwiraga rero. ariko mbone hano kugushimira pe nibyo wari ko singucire mu ijambo ariko mbone kugushimira Azago petit frère. wowe nyitaho ukavuga ati yewe na petit frère agiye kwirirwa mu rugo cyakoza korope ateke nyine ibyo guteka ntakazigera akora abimburana cyane ndagushimira cyane kandi aho ukura Imana ikora iki icyasubiza Harya nta kantu kutubura. ntagushimishije cyane Ariko naza gusohokana. ariko uraza kuyampeza maze kubihumbi ijana Ndanagusohokana. yego N'umugoroba ndagusohokana. muri bara Ndagusohokana. ibyo twari turi hanze ubwo Ndagusohokana. Hari ahantu nabonye bafunga akabara kazima. Ndagusohokana. Nibyo nakubwiraga rero. His Excellency narebye video ejo bundi ari mu nama n'abisilamu. Yampaye inspiration ituma ngira igitekerezo cyo ngomba gushingira business gukora mu minsi. Ko ubukene mu rubyiruko rumeze nabi kabisa. Shaka ko ubu umunyamakuru abigize umwuga. Ko nabonye wabishobora. umunyamakuru Abigize umwuga. Kurabona ku izi mbuga za YouTube ndi kumva hano hanze hari kuva nk'ibiceri. yego Abantu bari kubona amafaranga bimeze nabi. Yego nyine niwe wayinguriye none ariko impamvu wayinguriye nuko nzi kuyikoresha utazi kuyikoresha. tunyumvira unyise injiji umuntu ukurira imyaka 12 yose ukanyita injiji nubwo mujya kwiga njya mbona nta kintu kizima mujya mucyura. None se nimba nta kintu kizima tuzaducyura aka kazi ubu ngakuye he nimba nta kintu kizima tuzadukura ku ishuri Ugakuye mu maboko yanjye. mu maboko yawe. None se ukigomeza ukamuhatiriza kujya mu murima nayo kuba narakabonye. Umva ro petit frère maze nkubwire. Ndakumva. Ibintu byose ujya wikora ndakureka kuko nta babyeyi dufite. Ahako ndakubwiza ukuri ko umunsi muzakora ikosa rimwe. Ahubwo wereka nkwereke wishime kari akabotike kawe tugiye kwigira akaduka kanini. Wendi yaba waruvuze ibyo Ndumva ariko ureke kumbwira ngo uzansohora. Tangiye kuba umuntu w'umugabo. Ahubwo nari navuganye na nyogosenge ambwira yuko turi buza kujya kureba imyumbati tuzasekuzamo ubugari. Ubwo rogire witegure turajyanayo. Ariko Blanfrey nangiye kubanza gufura turari kwenda kugira ngo kuwambere nzatangiye kubona icyo njyana mu kazi. Ubwo turajyaho maze kuyifura hari ikibazo. Ibyo ngibyo nta kibazo kibirimo. Icyambere cyo nukuri bwitegura tukajyana. Sibyo? Ikindi kirenzeho ugomba kwitegura. Umunsi w'ejo tuzajya mu murima. Yanjye ntabwo ejo nzajya mu murima. No discussion. Umunyamakuru abigize umwuga. Kurabona YouTube channel gutanga amafaranga pe. mugani ejo bundi maestro yigeze yafunguye ngo cano maestro urabona bakurikirana wewe urumva yafunguye cano ngaho kunda uwo Blanfrey wa Tofili nawe yafunguye cano nawe ari guhirwa urabona amafaranga ariko sinzi kuko mbona ari akajene ubwo ari kagufi ariko kameze neza kameze neza rwose kuvuga ngo rero urumva nasoje 6 yisumbuye kandi ntabwo waba umunyamakuru w'umwuga kwayo mashuri ndabyumva urumva rero ahari ibihumbi 100 haravaho nyine nakandi kamenervare buriya bitewe no kuri YouTube ingena mazi iminsi nyanariza buriya na miliyoni burya nagweze ukajya kwiga buriya ukabona certificate Blanfrey amafaranga urumva ubwo ngubwo kugira mubyemere bazi nka 5 njye na amafaranga yenda njyewe ari hard ni njye abari ariko uziko abateka mitwe ntabwo uriwe abateka mitwe nyine hari ukuntu yivugishwa ngo reka mwishyire kuri telefone petit frère buri mbona vuze kuri Karori bwa mbere tangira kunsesereza ngiye kwishyira kuri telefone
ngo abatekamitwe ngo b'iki gihe ngo bishyira kuri telefone bavuga ngo ukuri kuraryana. Komeje kubinshakara frere. None ushaka mbiki ko akazi kabuze? Usa akazi wakaburiye. Akubwira tujya mu murimo ukakomeza kwigira ikintu cy'ikigori. Njye ntabwo najya mu murima ntibyashoboka. Kandi ejo ndi nakubonanye n'umukobwa. Uriya yari Alice wari kumwe yanzajya gukora iwabo. Ujya gukora iwabo biki? Kandi uzi ko n'izi ibintu bijyana n'ubwubatsi bari kubaka. Kandi twariganye. Ukanga kujya mu murima nk'intoki zizashishuka ngo zizabyimba. None ngo ugiye kujya mu bifundira. Ntabwo njye nzaba ndi kubaka nzampagarara chance yawe. None uzaba uyihagarariye se kuva ryari umwenjeneri wo? Amashuri 6 gusa ufite ni yari bukugire enjeneri? Okay, nimba udashaka ko njya ko enjeneri ntari binjyana mu iduka ryawe bariho njya kuguma. Garamfurere kora kamera sha. Kimfashe. Ejo bundi umuntu bita ntuza namukubise imbwa y'ingumi. Mugani arukuyo yigana ari impari. Amukubise ikintu bita imbwa y'ingumi. Nanjye bajya bambonera ari uko ndakana. Si urandakana. Asa umwana ufite isura ingana neza gutya. Warabasaze kubyinisha amabere wewe. Wewe nubwo uri ariko nawe gafite da karinga simu kandi. Nazuri kubyinisha gatuzi kubyinisha. Ako rero petit frère nkubwira. Ariko dukina gutya utazamenyera. Kuba ariko ndabyumva ko petit frère. Nashaka kubwira rero buriya rero isi ya none mu rubyiruko dukwiye kwitwara neza. Buriya uziko umusore ufite imico myiza n'Imana burya Imana umugisha. Akantu kose ukoze niyo mpamvu rero dukwiye kwitwara neza. Dore ubu urubyiruko dufite ibintu byinshi cyane ahubwo biturangaje kumva. Nta wundi rero niko tubara twiga duseka gutya ko njye nasinyije ngewe ko ntazijya ndakaranya mu gihe ndi kumwe na petit frère wanjye ntibibaho. ibyo wabivuze mu cyongereza tukumva cyangwa mu Giswahili. Sinkuvuga mu Giswahili. Izi ndimi mu Giswahili. Njyewe none nje Wowe ujya mu mirima yawe ushaka. none se waretse tukagurana nawe ukajya mu iyo mirima nanjye nkaguma hariya. Ntabwo byashoboka. Umva nkubwire mu gihe nzaba ndi hariya ku iduka ntabwo uzajya wirirwa hano uryamye. Ngomba kuzaza nirirwa hano nicaye. Ikibaje nuko nta na telefone mfite. Umva mana we Theo njye mvuga rimwe umve kabiri mu gihe ndi kuvuga ntuzongere kuzajya umvugiramo. Turumvikana. Ariko mango subiza ibyo. Umva tetwa wose unshinikira mu gihe nababaye. Ubu se niki kikubaje mu bintu turi kuvugana kandi? Ni uko ukuze ariko nakagutoreye inkoni wowe. Oya na gutya wayitora kubera ko ikintunze. Ntigutunze se hari ikintu nkubwira ukacyumva. We naremeye urumva kuva ukiri umwana tujya kungana pe urumva ko umwana nkanjye bifite imyaka 21. Ufite imyaka 18 9 sibyo? Ako ni gutunze dutunganye turi abana babiri ariko ndi wanakemera wifata nibura na rimwe umva uburemere bw'ibintu umuntu abakora. Njye sinzajya mu murima icyo nicyo cya mbere. Amaboko uburyo yabaye umunsi umwe nagiye urumva. Rero ugomba kunjyana hariya mu iduka rya Kabari uzanza nirirwa nicaye. Uzabigeze Ibiki? Uzi aho bigeze? Nabwirwa n'iki se nta makuru mfite yo kumva. Nta na rimwe nzongera kubwira ati jya mu murima. Aho waba unamfashije ahubwo Garamfure. Ariko umwanzuro uzavamo cyangwa ngiye gufata umwanzuro uzavamo se wo kujya mu iduka wowe tuzongera kuza unyikoreshwa. Garamfure nawe ugiye kunkorera ibintu byiza byose uraraka. Ntukajya unshinyikira mu gihe ndi kuvugana nawe. Mbare 1 2 irya 3 wazinze imyenda yawe inkweto za buri kantu kose kari hano nako sinaka kuko nakwaguze. Ahubwo ni ipataro yambure na box yambure uhita usohoka utahe ujye kwibana kuko nyine wamaze nyine kuba umugabo warangije kwiga ntabwo ugikeneye umuntu ugutunga ukubwira ngo jya mu murima. Mbare 2 wagiye nagiye mu iduka wagiye gushaka ahandi hantu uba
iduka se ujyamo hari iryo wigeze ushinga? bo I never mu giswahili ntabwo ari cyo mu giswahili nyine bajya bavuga ngo bize kera kandi ntabwo uri uwa kera. urumva ikintu cyose cyo ugitangira urabanza ukagira ukavugamo gakeya kugira ngo igiswahili ni bonjour ubwo oya icyo ni igifaransa. icyo ni igifaransa Bonjour. turebe Ntacyo ureba. bikwaye nyine iyo utangiye ka bikwaye ubumva ubutangiye kujya mu giswahili. mu giswahili cyo bikundi nyine Ariko iyo bikwaye siyo wavugaga. urambwiye mvuge ko tubundi mu giswahili Harya wari kumbwira ukuntu nyine imico ugomba kwitwara neza umuntu ufite imico myiza ko Imana imuha iki n'iki ukavuga mu giswahili. Reka ndikuvugiye. acha nikuambie mtoto wangu mtoe ni nyine ngira cyo bitamunkurikiza ungewe icyo nzi ingenzi français nkamenya nyine wanatangira ngo Eh, ndugu yangu ndugu oya ndugu nyine ndugu brother ni nka brother ndugu ni nka blood muvandimwe wanjye rero ndugu yangu naona watoto wa hizi masiku easy Chris easy oya wowe non c'est yana ngo ko ngewe français oui comme ça bonjour je m'appelle bon english dore uko kirebe kandi ejo ubundi naratashye uranyirenza sibyo? ariko impamvu nakwirengeje waje umena ibintu biteretse ku meza njyewe mena ibyo kurya njyewe ntiwabimennye se kubera wari wasinze njyewe sinda njyewe nose iduka nimba udasinda iduka amafaranga ari kujya kandi ko ntakiri ku ishuri umva rero mubwire njyewe ntukajya umunturura sibyo? ishuri narakwishyuriye sasa buri kimwe cyose narakigukoreye mu gihe rero utangiye kumpunturura ntabwo tuzumvikana. uranyumva? ahubwo se nta mandazi tetwa nta mandazi nta mandazi biki? ariko se nta mandazi biki? ejo bundi naratashye uranyirenza ngo nuko nanyweye inzoga nakwishyura ishuri nkayinywa ariko wowe nkazigira mbona wanayikoje mu kanwa. haguruka genda umva imbere kiravuba se uwo umuntu arakubwira ngo kirifata mu mugongora. oya morning goodbye grand frère tugeze kuri gahunda yo kuvuga ati ubwo tugiye kubanza turebe nyine ku buhanga umuntu agiye afite bw'ururimi ariko ntago ubuhanga unyurura bundusha bwo mu zasanzwe arakubaha ariko tugiye mu rurimi shanahita mba grand frère oya ntari reka nkubaze tugiye mu rurimi ukaba grand frère tugeze ku mafaranga tugeze ku mafaranga nyine uri iki wari ukomeye ariko umuhererezi petit frère none reka ngaho twagiye ubwo tugiye mu ndimi literature bisobanuye iki mu kinyarwanda? literature bisobanuye literature ntabwo nakurenganya rwose accounting wize ntayihuriye na literature nyine ubuvanganzo ubwo ni ikiva mu nganzo sinzi nyine buriya aba cyangwa ni inganzo ziva mu inganzo ziva mu kintu none icyo kintu nacyo cyavuye mu nganzo ubwo kimwe kibyara ikindi ukeneye rokiyaza akansanga ko ndasobanura okay icyo ni icyambere literature ubwo bisobanuye inganzo mva ubuvanganzo ubwo ni ukuvuga ngo liti ubuva ubwo turicamo kabiri literature inganzo ubwo liti ni mva ubuva nganzo ubwo ugiye kubivuga ni ca cya kabiri cyari icyambere ubwo ngo ntazi karansinzi cya kabiri okay twagiye ubwo buvanganzo ko tuzi ko ubuvanganzo bwo muri rubanda ubuvanganzo muri rubanda harimo ubuvanganzo bwo mu bakarani ngombwira ubuvanganzo bwo mu bakarani oya njyewe ninkubwira ngo ubuvanganzo bwo mu bakarani buvamo ndaba nkubwira ibyo ushaka kumva bitari byo ngo uvuga ubuvanganzo nk'umukarani yikoreye nk'umufuka wamunaniye uvuge mu mvanganzo si ubuvanganzo none ubu akantu nangiye kukubwira uri kwirengagiza nangiye kukubaza wari ukomeye ariko kamanze ndi kwerekera ndigushaka oya nabonye wamuje nakubise yangu ngende kubita imbwa y'ingumi n'amoko nese ubu wayikubitaye nyine ntabwo nabona yishakira oya ngumisha ingumi kifegana gihora nuko umuntu wagiye akura nubwo ndi kugira nubwo nyine nakujyanye mu majoke menshi ariko kandi ubumbwiye ni ingenzi kugira imico myiza nyine tukamenya abo tugomba kubaha ariko nta n'impamvu yo kumenya abo tugomba kubaha kuko bose tugomba kumwubaha uzi ko iri business nkora yo gucuruza
impamvu mbona abakiriya nkabona nyine bose bakanyumvamo bibaza ko n'akana gafite imyaka 2 bikaje kungurira rigenda aterura yakada akana k'imyaka 2 kaba kaje kugurira nose uzi ko abana abakiriya benshi ngira buri ari abana buri cyakoze wowe wari kuvuga ati akana gafite imyaka 2 yo kazanye na mama wako ndamukaka agaterura nyine yo hari n'ige kazo imyaka 2 ari ubwana bw'igihe bisigaye bwarakamiritse bwarakamiritse cyakoze mu nkundo Sheri bimeze bite? Bimeze neza? Oya wowe wanyanze wanze kuza kunsura mu rugo garamfurira adahari none mwibye telefone gutya mbise nguhamagara kubera uburyo nayo ngukumbuye. Wapi? Ariko uzi uburyo mba ngukumbuye we. We ntabwo bizi. Garamfurira azi ko ntazamvugana n'abakobwa akanya mbonye noneho. Sinzi ko nanamukira ahubwo. Haravuye kuri botike ari kuruhuka agiye kuryama nyine tu. Nanjye mbonye agateretse hasi naye ndagaterura kujya muvugisha. Nuko nyine bimeze. Karame! Ari kumpamagara nose umwana wanjye ameze gute? Ameze neza. Nizere ko uri kumwitaho uko bikwiriye nk'uko muganga abigushishikariza. Sawa rero nyine ubwo turaza kongera gusubira sibyereka mande numva icyo ari kunshakira. Sawa. Ndagukunda. Grand frère nari mvuye kurya. Mukamana arakinyonga, mukamana arakinyonga, mukamana kubita kuri ka kandi umugore arataka nazazana amazi kubita irindi ifite ubutumwa bari wese urakubita kuri ka kandi ngo umugore azana amazi ngiyo ni indirimbo ifite ubutumwa igitsina nacyo kimeze nabi sanora se kiri kugenda uriya mwana bashakaza bite Ni sawa grand frère. ni sawa uyu mwana bite byiwe Nyine no mwana nyine iki agiye kuba ari hano. ahari hakora iki ahari araba hari nkande gira neza nsobanure nyine iki ahari nkande nyine kutambwira neza Nyine nakoze ikosa. iriya kosa wakoze iriya kosa ko njyawe mabyi ntajya nyarya wakoze iriya kosa ibiki numva kutari kumbwira neza uyu wazanye umwana ndimo ndamubona hano urumva Nyine ikosa nakoze ni iby'uyu mwana. nose wishe nyina se Ariko nyine ntandese. bakwesera iki kuko wishe nyina nuko nyine grand frère zuguseke agagenda imbayita byishimo Eric urumva byishimo Eric bazi ko nyengera amazina reba bajya bavuga ngo Eric umuntu wese yitwa Eric aba ari umujura abakunda n'abakobwa bucyo ndubujura simba twe bitwaye iki se aho n'abakobwa n'abakunda izina niwe muntu aseka nkubaza Uranaga pressure warabuze uwo muhuza shakisha imahanga n'uwanjye ndi hafi weka nari ngize igihe gukomeza icara amafaranga yanjye no kuri grand frère reka nkubwire uyu mujene ntago nishara hasi oya reka jya ushaka oya buri muntu wese tuzi gabo kayonze ujye ukongera grand frère sinkubeshye dore uyu mujene ejo muri sinakuye ko yaje ngo amaze kubwira nabyibuka reka zanzo zibaho ngaho ejo karaje none gatangiye kujugunya bya abari kunda umusazi araje atangiye kunsaba amafaranga ngo mama we ntago yaje none kuyanyishyura byaramunaniye washaka mbubwire uyu mujenge afite ibintu bitanu kandi cyagiye kagakobwa kayirene cyagiye bazanye wanyu yego kaje karavuga ati bro umukobwa nguyemo ndana gitanu ufite yego niko ngira neza
akubaza kuko wishe nyina kuko wakoze iki ntabwo nabyumva neza nyine ntabwo ari ukumwica ntabwo icyo kibazo numva haba agakosa kamwe akahe gakosa nyine yaje kunsura hano nde y'umwana yaje kugusura ryari amufite cyangwa ntabwo yari amufite nyine habaye iki yaje kugusura haba iki nyine urumva abana uko tukiri batoya tuba dufite irari ryinshi twumvikane reba hano nyine garamfure mu rukiko uzana ibintu by'irari mu bintu nyine ni ikosa ryabaye ariko nyine barambikira ntabwo yanjye yamuteye inda cyane cyane gitangiye no kuza ubundi ni uwawe kashuti buriya abahanga baravuga ngo urumva neza mu gihe grand frere arimo avuga petit frere aba agomba gufunga umuntu no icyo gihe ari kuwa gatandatu mbona abanyeshuri buriya rero abanyeshuri ikibazo baranyuza petit frere abimbwiyeho neza yaguhaye 5,000 nagwaye 5,000 Irene wowe wamusubije angahe jewe nyine nanjye ndeka wumve oya vugisha ukuri barakubeshya kandi yari njyamugujije grand frère naramugujije yararyamye arota ngo yanyishyuye abarambye ati ngo sinzakwishyura amafaranga yawe ngo nabonye nawe kwishyuye ngo mu nzozi oya nyine buretse katuganira tworoshye umutsi amaraso atambutse buretse kya tworoshye umutsi amaraso atambutse nyine yatambutse kuje hano uje kureba iki tubigire urumva ano masaha ibyo bariye yego uje kureba urukundo ari guteka agiye kubaza mu nyumva oya ngo tugurikuza jewe urareba sibyo nyine iyo babuje ngo niki kikuzanye bavuga ati ni ibiryo no kubasura bikarangira urabona urumva ngakaneze amasegonda 5 nyine oya umunota jewe kanze mu rugo urumva zamuka ngiye kora keira nagakira kanye nkunda buri agakobwa nyine arukuntu nyine ariko shaka kuki batakwise Eric bakarikane uri kuryita kandi buri gihe urusesereza banza washinga n'umurwayi sibyo gihe mvuyeyo navuga ngo ko yarakize abajene ko natambutse sinabavugisha mbona muhagaze atunda hariya ndabati kandi nikomeza nfite akamesha ka petit frère wawe no cyagiye nahise nkubwira ko natambutse njye ndamubura niyo mpamvu uje kutureba mwana masaha ya kwa system nyine wa munsi se reka kuva kuri wa munsi turi hano turi naje kwasuhuza uzwagira ngo gaze yo mu rugo ifite umugozi ugenda ukajya mu bwonko bwamweka ko duhishije ariko abyemera iwanyu iyo yabyemere siyo akanyama uvuka kukarya ryari none ngarya reba hano petit frère imokirayitize uranyumva neza tarindi shamushaka wongera kuvuga uranyumva neza kandi ikindi ni urwavumba rwawe urunguru narwo sinshaka kongera kuza kurubona hano uranyumva niba batari bakubambukira ugira ngo ijuru riri hafi jya wambwira neza rero ibyo n'ibiki urimo wikora wowe amafi hasi ibyo n'ibiki uri kuzinye hasi jya vuba hasi we akoze no kuza kwanza nta nabuze kumva pompaje hasi we kigize ikina ngo do ndebera ibyo yanzaniye ngo yabyaye umwana ara hasi kasko mumfashe hasi bugira buvugisha nuza uvugisha kiya gatoya ndaje ariko naravuga ngo gutanga ingumi mino minsi iyi ngiyi bayita buretse nk'uko ariko ibayita imbwa y'ingumi apakati ibyo bivemo nyine hari icyo utaramereza ariko buretse nuza uvugisha nuza umukozi naje mpite nkuvugisha sibyo buretse ndabyo nakohereza ntari kugira ifuza so mwamugize ampera afite uruda urabona wajyana y'abakobwa azana ubugoryi akakubona ntabwo waguye kubiri ninjye wabonye
urumva hafi rero ndanamutinya pe iri kuzurungana kuko akwica nanjye ndavuze ati nanjye kanigirisha nicaye mu basore ariko nyine urabona sibyo wenda wazagira gute nubwo bari guseka icisha nyine kano ni akamanyeri kayo reka ntabwo ngiye kubona ndajyana umugongo w'ingona kandi ikintu bicinze nawe njye ngana imikino gino ayi nakwima kubiri wapishe nakwima kubiryo mani kandi birameze nawe mu giti nakanyine ngewe urumva mino kake nabonye agakobwa urabona grand frère aragiye hasi hasi cyambaye imyeru ngo ntica hasi nyero handebe hasi cyane nk'iki gitera imwe nose uri kubona umwana adakuze uri kubona adafite nk'imyaka 2 ese n'uwiwe ngo n'uwi wazanye ngo kubanura kosha dore n'izina ry'Imana makango dore nguyu hano dore nguyu nubwo namufunze umuntu namwishyuriye ishuri imyaka 12 yose irarangiye mwishyurira ariko ndebera ibintu ari kuza nyitura nukunzanira abana nabo kosha niyo nyiturano hasi yo niyo nyiturano ha mukuru wawe cyabaye iki kihe ko nagifunze umunwa kubera kuza kintera umujinya gusa mana ya wagifunze umunwa usa n'icyavu dore umva ngo kiratakara nkumva ngo uri kuzita iki kwegera ute kujya utata turi gutera inda kuki icyo kizi nugutatsi abakobwa babandi gusa ese umwana warebye neza ubona koko barasa nose uri kubona badafite amatwi amwe n'intoki zimeze kimwe niko abiwacu kwa basimizaga gatatu bamenye aha yego koko shanu wacu yego koko no wacu bibera kweli usa ngaho wateka gutera umukobwa w'abandi none dore bari kuzi kwanza makana nyine nteruza ibindi nu oya buretse habaye iki kanje muri byari binzanye ngewe ubwo muzambwira Jeremy ni waro yamhanya kuzana nuburetse mfasha tumutora manze ngi kwanza njya kumuzirikira ari anje no kumubana gazi hari agafuka k'umuceri yego hari inyama zo banza zarangiye sinzi ukuntu ubwo nyine ndi kukurabura ndabizi mana ubushaka kurya byaganye nawe ushaka kurya nyine ubwo ndi gushaka nyine tugende manze ngutemo utazayishinja ikindi papa nose umva nyine ntaga kimwe atetse njya ugashyira munsi y'imbavu ngiye iki twatetse kandi kubwira ko nyine tugiye kugira ubwo nyine wende gukurabura boro zihari kugira tugiye dore n'imvura iraguye kwanza kandi turebe ukuntu tugiye gushyira aho agaciro temba ndumagaye ntaza vuga abakobwa kabipinga yes bebe nandi kubona rwakiya hano yoba rwantesheje umutwe oya waza ntari grand frère yagiye uriya mwana tuwofiri rero baravuga ngo kambere cyariko hari umugani w'ikinyarwanda bacu bavuga ngo akanwa k'umusaza karanuka ariko kava nk'amagambo akomeye yahindura ubuzima sindi umusaza ariko ibi bintu bakoze ntabwo ari byo wenda ntabwo twasubiza ibihe inyuma ngo uriya mwana tumusubize aho yavuye ntibyakunda wenda reka tubare nk'aho ari inyungu ariko uruhande rumwe wakoze amakosa uzi ko ubana na mukuru wawe gusa aho mucungiye ni kuri kara kabotike mukuru wawe ni umuhinzi usoje kwiga warapurayinze bagushakira akazi waba uzi inshuro napurayinze ngewe bambwira ngo bamboneye akazi nkabyizera wenda iyo ncyizeye ibyo bintu nkabyizera nyine nkabishyira ku mutima gutyo mu maso uko mbana nyine nuko nyuma yabo naje kwigarura nkavuga ati ndi umuntu mukuru reka ndebe icyo nakora uturimo tw'amaboko rero mwana ndi mukuru wawe nyine turebye ko no mu bwonko ndakuruta mbega niko navuga biriya bintu wakoze mu bibi hasi ubundi first of all ubundi njye sinshaka kunsubiza ndari nakubaza urumva nyina uriya mukobwa aka kanya afite nk'imyaka ingahe ugereranyije cyangwa ari mu myaka 10 aka kanya umwana harageze nyine handi umwana aba agomba gukura abona nyina kugira azajye n'imico myiza ariko ntawe uhari umwana ndabona igikoma wenda ngakore neza nk'abandi icyo abonye akibona none agashira icyumwe atarabona ikintu umwana asa amata abonye
Tekereza nk'umuntu mukuru ubundi dusubize. Wenda sibyo ko ntarira kubera ko ndi umuntu mukuru nyine. Akwira ibintu wakoze ntabwo ari ibintu biza. Uranyuma? Ajya banga umuhana ajyayo ngo ndumuhana bya bintu ntabwo nyabyemeye uzaba ari biza. Urumva? Ngiye ndakubwiza ukuri mwana wanjye, navuga kuri umwana wanjye ubundi kundi mukuru wawe. Urumva? Nujya gukora ikintu cyo tekereze kabiri. Umubiri urashukana. Kandi buriya gushuka mu minota 5 nyine ukumva ko nyine mu minota 5 umva ko ibintu byose ari byiza, ariko nyuma ya minota 5 ubuzima burakomeza. Kandi bya bintu utabikoze mu minota 5 ubundi ntabwo wapfa. Sibyo? Nyine mbwira pe. By'ukuri urabona rero aka kanya ndicuza cyane pe, mbe ngo ndicuza kuko ushaka kuba byarabaye. Aka kanya byarabaye kandi nta n'ahantu nabigarurira pe. Umuvandimwe yarandakariye nta kintu kugisha, nta kintu no kurya muri uru rugo ye ibyo ntabuze ikintu gutya aka kanya nakora kugira umuvandimwe twongere dusubire uko mbere twari tumeze. Ni kuvuga uriya mwana musubize nyina nawe yaramwanze. Aka kanya ndi kwibaza ngo ese nkora iki? Mve muri uru rugo ngende uriya mwana musige? Reka. Uriya mwana mugumisha hano. Ibintu byo kumusubiza nyina ni ibiki? Nimba aramwanze yaramwanze. Kandi by'uburya n'ubundi waguma kubirya wamujyanye kwa nyina. Ibyo muteka kandi byagabanuka. Hari igikombe cy'amazi ubwo ararya se? Hari nusu y'isukari arya ku munsi? Ahubwo si icyo gikombe cy'amazi we aragishoboye. Ntagishoboye. Wenda ntabwo navuga ngo ngucire urubanza birenze. Uyu mwana ni umurekere hano. Na mukuru wawe igihe duhurira ndabimubwira reka. Kuko numvise byaramubabaje pe. Kandi arega buriya ntabwo wabura kurakara nyine nawe umuntu mukuru. Umwana ntabwo ni hano, hasi ubundi yitwa gute? Uriya mwana yitwa Segarasi. Segarasi. Umukobwa mwiza pe. Buriya baravuga ngo kubyara siko kurera. Urumva? Kandi umuntu wabivuze yarafite byinshi ashatse gusobanura. Kubyara siko kurera. Namubyara nkamutahara hirya. Ariko wamureze wanga nazibuka wamureze kurusha wamubyaye. Wamubyaye ntazamwibagira. Ariko cyane cyane mu mutwe hazaza mu yashusho umuntu wamureze. Umwana mufata umurere. Urumva? Uzamwishyurira ishuri ngo nyine nkuko wakishyura buri umwe wese. Urumva? Ndumva ari ibyo ngibyo mwana. Wena akavana abona uko kari kaguye nanjye ari haruguru kureba inshuti yanjye. Okay. Nibyo. Ariko nubundi ndabizi Grace n'umwana. Ese nta kuntu mwamukoreye agatogo bro? Ubundi akare ku magambo nakubwiye. Ntabwo nakora akare wangiraga inama. Hano rero guteka noneho biri kugorana. Ubutaka ntibuhumuye. Urumva? Kandi mufite iduka nararibongera yatsibaze. Hasi ubundi hano turi guteka. Ako mano mwijuru. Hose amavuta yose nawayisize. Aya tuyasiga Grace. Umwana burya nawe afite urubiri runini nako. Nukoreka nizamukira haruguru. Hari inshuti yanjye n'ubundi nubwo jana mukanguriza aho ndakunda ariko we ndamwizeye. Nabana nagikuruki ako. Akunda ukuntu nyine umuntu yagiye fata amafaranga ujye kugura uriya mwana amata, ishoro ryose kirarangira. None se ko ari kugura amata twese ntabwo turya. Ibyo bindi n'ubu byoreye. Ariko se ubundi muvandi uzakomeza kundakarira gutya kugeza ryari? Waba ugiye ariko nkabanza nkitekerezaho koko. Kwanza wanza unagaruka pfukama aho ngaho. Se ubona gupfukama ari umutwe w'ikibazo. Pfukama tubanze dusenge dusaba Imana ubushobozi itwambike n'imbaraga. Jya hasi. Ndabona ibintu bikomeye. Data rwose uri mu ijuru tubanje kukwereka uru rugo uburyo rumeze. Data turi abana babiri tukaba twarungutse undi wa gatatu. Data jya ukomeza utere imbaraga uyu muvandimwe wanjye
afite abadayimoni bari mu mutwe bakomeza gutuma yishora mu bintu bitari byiza. Oh, pepo kwa jina la Yesu, rakatamana hamani. Oh, mu izina rya Yesu, iki cyana ndagisangiye kivuyemo amadayimoni yose mu izina rya Yesu, kikizongera kurira hejuru y'abakobwa, amadayimoni yose amuvuyemo. Yo! Yesu we, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Ayambaye imbaraga, arasambaye. Ngizo ziturutse kuzimu, oya, ziturutse mu ijuru. Mana irabikoze. Babivuze ukuri, ivu rikonje niryo ryotsa inzu.